ibyo wasigarana ku gitaramo cy'amateka Israel Mbonyi yamurikiyemo album ye ya gatanu ku munsi w'ejo byari bicika, ariko mbere gato yuko njya muri byinshi nabanza nkababwira bimwe mu bintu byatunguye abantu cyangwa se tumwe mu dushya twabaye muri iki gitaramo tugasigara mu mitwe y'abitabiriye iki gitaramo. Ku mwanya wa mbere w'ibintu byagiye bitangaza abantu ari nawo ndi bwibandeho cyane, n'umwana w'umukobwa wagaragaye abyina cyane igisirimba ndetse bikagera naho nakita yuko sinzi nimba ari ukuvibinga cyangwa se ari ibindi bindi. Bamwe bagiye bakora repost kuri Instagram zabo ku mapaje yabo atandukanye bazigarukaho, gusa muri comment abantu bagiye babivugaho bitandukanye, bamwe bashiba uwo mwari, abandi bavuga bati wasanga ari uko views zabuze, wasanga nawe ari gushaka kwitwikira. Mbere gato yuko nkomeza rero wabanza ukareba iyi video ubundi nkaba nagaruka nyuma. Ijoro ryo kuwa gatanu rero ukwakira muri 2025 mu Ntare Conference Arena, Israel Mbonyi yamuritse album ye ya gatanu yise Theben, igizwe n'indirimbo 14 ndetse ziri no mu ndimi eshatu zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igiswahili. Iyi album ya gatanu ya Israel Mbonyi igizwe n'indirimbo 14 yaririmbiye abakunzi be hafi ya zose, ari nako yanazifatiraga amashusho. Muri izo ndirimbo harimo yitwa Umva rero wasiwe, harimo yitwa Sindekura, harimo yitwa Uliti, harimo yitwa Unkebure, harimo yitwa Sijamalizana na wewe, hakazamo yitwa Hobe ari nayo yitiriwe iyi album n'ubundi, hakazamo yitwa Nimezikumbuka, hakazamo yitwa Uliya, hakazamo yitwa Andyohera, yitwa Ndahiriwe, yitwa Unigeukie ndetse n'iyitwa You got it all cyangwa se You've got cyangwa se You have got it all, hakazamo yitwa Umurage, hakazamo yitwa Sitamuwacha ndetse na Kuna Uzima. Iki gitaramo rero cyari cyitabiriwe n'abantu benshi cyane kuko Intare Conference Arena yari yakubise yuzuye, kandi cyane ko murabizi ko Mbonyi ari umwami w'abafana iyo bigeze hariya aho yataramiye imyanya bigomba kubura. Ndetse ngira ngo n'abakurikiranye ikiganiro umunyarwenya Ndungutse Merci cyangwa se Farmerisi akaba na nyiri Jones Comedy Show, ibyo yavuze mu kiganiro cy'ejo, we yari avuga ati Mbonyi wagira ngo umupfumu we ni umurokore, ati kuko abafana be bose baba bakubise, ati nushaka gutega umunsi Mbonyi azaba yakoze igitaramo uzamenye yuko imodoka utazazibona. Ubwo rero yatangiraga iki gitaramo Israel Mbonyi yinjiriye mu ndirimbo ye yitwa Ni Nasiri, iri mu zimaze iminsi zigezweho, nyuma ahita atangirira ku ndirimbo cyaye iri mu njyana y'amapiano, abantu bahita bajya mu cyo. Iki gitaramo cyatangiye ahagana saa 12 z'umugoroba ndetse kiza kurangira saa 5 n'igice, aho Israel Mbonyi yagize umwanya uhagije wo gutaramana n'abakunzi be. Bijyanye rero nuko amasaha yagendaga yigira imbere, kandi iki gitaramo cyaberaga hirya gato y'umujyi, bityo abakunzi ba Israel Mbonyi bagiye bikubura gake gake, icyakora ukabona ko batashye batanyuzwe kuko bari basize umuziki uryoshye mu Ntare Conference Arena. Byageze ku munota wa nyuma w'iki gitaramo aho cyaberaga hasigayemo abantu bagera kuri 1/2 ugereranyije n'abari bagitangiye. Mu bitabiriye iki gitaramo harimo amazina akomeye mu muziki nyarwanda nka Theben, Gael, Masamba Intore, Jules Sentore na Kenny Mugarura uyobora inzu ifasha abahanzi ya 155 AM, ndetse ari nayo Gael abereye boss, ndetse na Bruce Melody akaba ariyo abarizwamo. Harimo kandi Alexis Dusabe n'umugore we, hakabamo Prosper Nkomezi, Muyoboke Alexis manager wa Theben, Lene Patrick ndetse n'umugore we Tracy Agasaro.
umuhanzi rero mu njyana gakondo Nyirinkindi Inyansi n'abandi nabo bari bahageze. Hobe rero ibaye album ya gatanu ya Israel Mbonyi nyuma ya number 1 yamurikiye mu gitaramo yakoreye muri Kigali Serena Hotel muri 2015. Iya kabiri yise Ntashyo yayimuritse mu gitaramo yakoreye muri Camp Kigali mu mwaka wa 2017. Naho muri 2023 nibwo Israel Mbonyi yaherukaga gusohora album yise nk'umusirikare. Ndabizi ko mwese mwagiye muyumvaho, yewe nudakunda indirimbo ze nubwo bigoye kumubona, nawe iyo ndirimbo agomba kuba yize. Yasohotse rero muri album yitwaga nk'umusirikare. Yikaba rero yari kurikiye Mbwira ndetse na Icyambu yamurikiye muri BK Arena n'ubundi mu mwaka wa 2022. Ku rundi ruhande rero Israel Mbonyi w'imyaka 32 aherutse gusohora mixtape y'indirimbo 10 ziri mu rurimi rw'igiswahili mwagiye muzumva. Abakunzi be bitabiriye ku bwinshi cyane ndetse banashimangira ko uyu muramyi akomeje kwandika amateka mashya umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Mu ncamake rero babwiye ko igitaramo cyari kimeze, gusa hari n'ibintu byagiye bitungura abantu nk'iyo video twagiye tugarukaho ndetse twanatangiriyeho. Ukurikije uko uyibona ntabwo byari byitezwe cyane ko Israel Mbonyi ari umunyamuziki wa gospel cyangwa se gospel. Ntabwo twari twiteze yuko turi bubone imibyinire imeze kuriya, ariko byarabaye. Ibi rero byaje gushimisha abantu bamwe na bamwe mu bitabiriye iki gitaramo, bityo bashimangira ko iki gitaramo cyagenze neza ndetse no kurenza uko bari bakiteguye. Mwagiye mubibona ku mihanda byari bicika, gutega imodoka byo byabaga ari ikintu kigoye kuko abafana ba Israel Mbonyi bagira ngo bari bakodesheje amagence yose yo mu mujyi wa Kigali. N'ibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire ibintu uko byari byifashe muri iki gitaramo cy'uyu munyamuziki. Gusa nanone cyo ntakibagirwa nuko Mbonyi yataramaga ariko n'ababyeyi be bari muri icyo gitaramo ndetse yanabashimiye. Yashimiye kandi nanone n'abafana be, anashimira timu nini cyane baririmbana, harimo abaririmbyi 8 uko mwagiye mubibona. Bari abaririmbyi 4 b'abagabo cyangwa se b'abasore n'abandi 4 b'abakobwa cyangwa se abagore. Yakomeje kugenda avuga yuko rero kuva yatangiye umuziki biri official ariyo timu bakorana ngo ndetse adakunda guhinduranya abantu bakorana. Ati ari nayo mpamvu muri kubona abo mwabonye mu bitaramo byabanze ari nabo n'ubu ngubu turi kumwe. Ese mujya mwibaza ubundi muti Israel Mbonyi ubundi umuziki yawutangiye gute? Nubwo ntari buvugaho birambuye muri iki kiganiro, twazashaka undi mwanya wabyo. Israel Mbonyi yatangiye umuziki we ari mu gihugu cy'Ubuhinde, gusa uko byagiye bikunda byaje kurangira ahisemo kuza i Kigali. Ikindi nanone kandi mushobora kuba mwibaza uburyo yamenye gucuranga, gusa nabyo yagiye abisobanura ukuntu yamenye gucuranga, nubwo nabyo ntari buvugaho birambuye. Yavuze ukuntu yagiye mu marushanwa yo gucuranga akaba wa nyuma, bakaza gutanga umwanya ku bakeneye kwiga gucuranga, aza kujyamo ntihari i Musanze. Nabyo tuwenda turaza kugenda tubigarukaho mu biganiro birakomeza kugenda biza inyuma, ariko wenda icy'ingenzi mwagombaga kumenya ni update, ni tutuntu tudasanzwe twagaragaye mu gitaramo cy'uyu muramyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Israel Mbonyi Icyambu cyangwa se Israel Mbonyi mukunze kwita Mbonyi n'ubundi, ukurikirwa cyangwa se ufollowingwa n'abantu basaga 800 ku rubuga rwa Instagram ndetse kuri YouTube. Akaba ari kugenda bayoboza inkoni y'icyuma gake gakeya yicaza Meddy wari usanzwe ayoboye Ngabo Medal, muramuzi.
ugereranyije rero n'igihe Israel Mbonyi cyambu yaziye, yaraje ahita yavansa neza cyane rwose, ahita asiga Meddy. Ubu ngubu akaba ariwe ufite abamukurikira benshi ku rubuga rwe rwa YouTube ndetse no kuri Instagram, akaba ari kugenda aza mu bantu bakurikirwa n'abantu benshi b'abafollowings. Israel Mbonyi rero murabizi ko ari umuririmbyi ukomeye cyane, ndetse iyo tugeze muri Kenya ho bindi mwaje mubona agataktike yagiye akoresha ko gukoresha indirimbo z'igiswahili. Buriya ntabwo burya ari uko azi igiswahili cyane, ahubwo bari uburyo bwo kwattractinga se cyangwa kugerageza gukurura abafana bo muri East Africa n'ahandi hose bashobora kumva igiswahili, kuko niho hari abantu benshi ugereranyije n'ikinyarwanda, bityo rero yavanzemo abantu bose babyisangamo. Nimukora ubushakashatsi neza murasanga mu gihe Israel Mbonyi yazamukaga, abaririmbyi ba gospel music bari kugenda bacika intege. Mwabyirutse abenshi muri mwe cyangwa se mwatangiye mwumva gospel zaba Rose Muhanda n'abandi baririmbyi bari bakomeye, gusa gake bagenda bacika intege. Israel Mbonyi rero abona gukoresha igiswahili mu ndirimbo ndetse n'icyongereza nk'urundi rurimi ruri international ariyo turufu yamufasha guhita yigarurira uwo mwanya wari wabuze umukinnyi uwukinaho, cyangwa se uwo mwanya w'umuririmbyi wa gospel umeze neza wari wabuze uwujyaho. Ako rero ni agaturufu kamufashije na n'ubu agikoresha ko kuririmba indirimbo z'igiswahili, bityo rero byanamufashe kwavansa cyane kugira ngo abe yaba umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana umeze neza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Natinze rero, reka mbashimire mwese rero tubanye muri video. Ni nahansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Nibagirwe gukanda subscribe ndetse n'akagira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comments ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Mwibuza kandi ko nyirizina ari njye umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka ngasogongera ku muco n'intore idacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Ndi nyiramatwumva byose, ndi nyirinyesu usanga hose, ndi nkubidahusha, ndi nka zitanyeganyega, ndi umuganura w'amagambo, ndi indirimbo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyagiso nk'inyange, ndi umunyamitima w'ingabo za Kirima, ndi intore itarambirwa, ndi indangamirwa itarunduka, ndi isoko itagabanuka. Ndavuga ngo kuri njye ni Prava, iyi ni Prava TV. Dore muri video itaha.